Yes, welcome back. It's Kivu Sport Updates. Hope you guys are doing well. Kakuru umeze bien? Meze neza cyane. Uvuye muri iyi match Mvuye kuri match ya Etincelle n'ikipe ya Muhazi United. habayemo ibitangaza. Aha, ntabwo twabura ibitangaza. Tugomba kuvugaho mbonye kabisa arbitrage ikomeje gukora amabara. Arbitrage kandi nabonaga ari aba international n'abasifuzi bakafu bemeye bahembwa buri kwezi bitwa ko hari level bamaze kugira. Ndibaza biriya se. Kuba bakomeza igitego kigiye hanze hari fili bakabona baro. Igitego mwataka kubisa umutwe bari kajya hanze. Umuntu akemeza igitego. Baro ntijye muri fili babibona kabisa. Namwe mwari muri stade mukabibona ko ngirago nari impari. Ariko ikosa nge nabonye ikosa ry'umusifuzi wo hagati. Kuko niba umusifuzi wo ku ruhande n'umusifuzi wo hagati yabonye ko baro yagiye hanze akemeza ko ari gutereka uwo ku ruhande akamuhamagara akamuganiza umusifuzi wo hagati akateyemeza iki igitego. Abatoza bamuhaza abakinnyi bose bahagurutse biruka nka ku murezmen wo hagati aragaruka baragihakana umupira urakomeza. Ni ibitagaza kabisa ariko wari umeze bien. Ese neza cyane ndashima Imana. Tumaze tudakorana mido ntabwo bashije kuboneka. Ni hatari ntabwo byoroshye ariko alhamdulillah ko wenda twongeye guhuza kugira ngo twongeye updating abantu ko bimeze tugaruke no muri mode yo kongera gukora nkuko bisanzwe buri kwa mbere no kwa gatanu uko dushoboye ko tuzatugenda dushobozwa. Oya ibiganiro se kabari byinshi kandi ibiganiro si football gusa nabonye mu minsi ishize kiza amahirwe yo gutumira muri legend nka Nesta mbona gutumira uyu president w'abarasta mu karere ka Rubavu bamwita Steven ni ikiganiro twakurikiranye nanjye nagikurikiranye cyane. Steven ni umuntu kabisa w'umurasta man nanjye nemera kuva kera muzeri n'umutico yigisha icyongereza ukuntu no umuntu w'umuhanga no mu kwigisha. Abantu benshi bagiye bamama message y'abakongomani bambwira ati uwo muntu yaratwigishije n'umuhanga kandi n'ibyo yasobanuye kabisa wumvaga ko ari ibintu bisobanutse wumvaga ko ari umuntu wize uzi ibyo ari kuvuga. Nabonye ariko waratumiye n'undi murasta Ramazani wanjye. Ramazani byari ngombwa ko mutumira kuko Rasta Steve we yari yagiye i Kigali kugira ngo arusheho gusobanura ko ibyo Gitwaza yavuze atari yo myizerere yabo ko bizera Imana bizera na Bible. Twabese ko mu barasta harimo n'abasilamu harimo n'iki kandi dusengana gusa baba basengera. Ni ikibazo gikomera mu papa rwose yateje. Oya. Nabonye none urutanga rw'amaboko yabirakariyemo cyane. Maybe reka tuzabigarukamo wenda kwa gatandatu gitaha neguze n'abantu ko Rasta zagaruka ariko reka dukomeze muri Kivu Sport Updates. Tubwire uko imikino yagenze kugeza uyu munsi. Kuwa gatanu habaye umukino wahuje kuri stade Umuganda nagiye kwirebera wahuje ikipe ya Rutsiro n'ikipe y'Amagaju. Mu Rutsiriza gutsinda ibitego 2-1 umwataka wayo Nizeyimana Jean Claude bakunze kwita Rutsiro. Rutsiro yaragarutse rwose ne wafashije ikipe ya Rutsiro gutsinda ibitego 2 byayo. Igitego cy'Amagaju kinjizwa n'uwitwa Chisa Hussein Serafe wamwataka w'umukongomani. Ndamubona kinyi mwiza cyane ubu ngubu bijije ibitego 8 anganya na Forongani. Ni umuhanga cyane. Mu mikino ye 13 ibitego 8 byo 13-14 ibitego 8 arabifite kabisa. Ni byiza ku muntu umwataka ko afite ibitego 8 muri match zitageza hano muri 15. Bigaragara ko nakomeza gutya umwaka ushobora kuzarangira akubanye na Forongani kandi bari nko mu bitego 15-20 bidakunze kubaho cyane. Ikipe ya Musanze FC ifatira Gorira imusanze ikubita igitego 1-0. Petit frère Derrick kabisa yari yamanutse Musanze ariko ntago byagenze neza nanamwihanganisha ko batabashije gukora amanota 3 Musanze ariko turabivuga kenshi hano ikipe yakiriye mu rugo ibigomba kugerageza uburyo ari amanota ya keeping. Niyo mpamvu Musanze kabisa felicitation kuri Musanze. Amanota yari ikeneye rwose yari yabonye. Ikipe ya Bugesera bikomeje kwanga. Bikomeje kwanga nganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Mukura Victory Sport mu rugo kwa Bugesera. Bugesera ikomeje gucagayigo nka Etincelle nitsindira mu rugo. Irijaja rikanganya igatsindwa yo bibaye gutsinda ijya hanze. Mu rugo nibishoboka iranganya cyane igatsindwa. Iyo mikino yabaye ku munsi wo kwa gatanu. Kwa gatandatu ari umukino wa Kiyovu Sport yahuye n'ikipe ya Vision. Kiyovu iza kubona amanota bigoranye ku bitego 3-2 aho igitego cya gatatu cyabonetse bongeje iminota 10. Bongeje iminota 10 iminota 90 arangiye bongeza iminota 10. Minota myinshi ikipe ya Kiyovu Sport ikora mu mwenyo ya Revision. Ibibonye amanota 3 Kiyovu Sport kwangi kuri Kiyovu Sport yacu wenda. Congratulations kabisa kuri Kiyovu yawe. Na rimwe aho kipe yawe iri kugwirira. Yujije amanota 11 rwose. Yinganyirira n'ikipe ya Etincelle.
amakipe y'abanyamujyi bari kutanirwa mu bitego rwose batsinzwe Kiyovu Sport umwenda 16 Etincelle umwenda w'ibitego niba ari 5 ni ikibazo. Etincelle rero yakinnye uyu munsi nayo niyo yari sigaje gukina kuri journal ya 14 inganyije n'ikipe ya Muhazi ubusa ku busa mu rugo nanone ariko ikibazo nge nkakirebera Etincelle irimo ibibazo biri insight tutazi abantu benshi batazi ariko ngenda nkurura cyane. Etincelle harimo ikintu bita udutsiko bacitsemo ibice harimo abakinnyi b'abatoza. Urabona umutoza mukuru nabonye bavuga ko coaching niba ari kugiye bavuga ko yataye akazi ntawe uhari wowe komite igomba kumufatira imyanzuro ariko muri equipe naho harimo ibice birumvikana umutoza mukuru yagiye nkurikiranye umukino nakubwira umukino uko nawubonye. Yego kipe ya Etincelle uko nayibonye kuko igice cya mbere cyarangiye nyine n'ubundi ari ubusa ku busa nk'uko match yarangiye ariko ku mpinduka zabayemo ngewe ntago umutoza twajyanye ku mpinduka yakoze. Umutoza watoje kuri match ninde? Kalisa François umutoza wungirije ariko remplacement yakoze ntago nazemeye kuko systeme kwanza Etincelle yakinnye Etincelle yakinnye 4-2-1-3 niko Etincelle sanzwe ikina yo mubwiye 4-2-1-3 bakinya aba defenseurs 4 bakinisha aba récupérateurs 2 abakaseri 2 cyarimwe ku kipe na Muhazi mu rugo mu rugo imbere yabo hari mu nimero 10 n'abataka 3 11 na 7 n'umupointer nimero 9. System urayumva neza? Ndikuyumva. Iyo system akenshi urabona ko ari yo system Manchester itsindirwamo. Ureba mani ukurikirana mani. Iyo system Arsenal yarayikina gicikaho. Nakaraka nta iyo system. Ikipe ishaka kwataka nagikinisha abakaseri 2 ntago bibaho twese turabizi. Abakaseri 2 ushobora gukina system uzi ko ufite abakinnyi bayumva kandi ubona ko ari ikipe iribuze kukurusha hagati kugira ngo uze kuyikasa. Ese kuki buri gihe Etincelle yakinnye bavuga ko abakinnyi basimbuye aribo bakina neza? Nta wamenya icyo kintu. Biragoye. Umukinnyi araza akagukonfirma yasimbuye yakinnye neza match yo kurikiye tero kamushyira hanze kuri bench kandi umukinnyi yakweretse ko ashoboye. Gabriel Jesus yamaze muri Arsenal journal hafi 10 na zinga adakina. Ajyamo muri Carabao Cup atsinda ibitego 2 muri championnat Teta aramugarura arongera aratsinda. Ni kuki twa tudashaka kureba kuki umukinnyi yaguhaye ko ikizere cye akakureka ko ashoboye ntabwo umuhemba kujya kuri bench. Ikibazo cy'uko ese abatoza bacu bakurikirana imipira y'Iburayi biragoye niyo mpamvu kugira ngo twigira ku baturusha cyane. Iyo umukinnyi yagize performance nziza ugomba kumuha undi mwanya gakina yego kugira ngo agire guhozaho consistency. Etincelle abakinnyi bakina neza uyu munsi kwindi match ne tubabona harimo umukinnyi ngere nabonye mu Burundi witwa Frank match ya Visio niyo wari wabanje kuri point uyu munsi aragarutse twangeje na Visio yego uwo mukinnyi ntabwo yagira amanota mabi ku buryo yagaruka uyu munsi bakamubanza hanze. Ese kuki dukomera kuri Ismaila Moro buri gihe? Niyo umukinnyi w'umwataka akinye match 14 akaba afite igitego kimwe uwo mwataka turakomeza kumukomeraho ikipe irimo igiye kumanuka nta kintu nyine arimo kumanuka umwataka buriya yahagarara abatoza ba Etincelle naje kubona bafite abakinnyi babo kandi bafite n'ikintu cyo bita gutinya. Harimo abakinnyi muri Etincelle babaye bakamara kandi niba uri umutoza uri umunyamwuga nta kamara w'umukinnyi uba mu ugomba gufunga umwuka ugatanga ikintu bijyanye n'uko ushaka umwanzuro kandi umwanzuro ukuganisha ku ntsinzi. Nta mukinnyi kamara uba muri equipe. Ikipe tuvugira ni ikipe yacu nta mutoza nanga ntacyo mfana n'umutoza nta nshuti yanjye y'umutoza uba muri Etincelle. Twagiye kureba match biba byanjye dushaka gusapotinga ikipe yacu n'ibyo tubivuga kugira ngo ikipe yacu ibashe gutera imbere nyine iva umujyi uze ufite ikipe yihagarariye uyirepresenta Etincelle representa Gisenyi ibigomba gutsinda nago ahantu nko muri Brazil hari impano kuva kera Etincelle ikipe imenyereye ikiciro cya mbere dufite abatoza benshi beza bagiye bafasha Etincelle no mu bihe byari bigoye n'abushobozi burenze. Ntabwo uyu munsi rero ibintu bimeze gutya akarere kayifasha abantu bagerageza kuza kuri stade ku mamace ariko Etincelle ariko kuba yitwara gutya nyine iri kwitwara. Ese je mfite ikibazo ndi muri kariyeri ya coaching ariko ntabwo nshaka kuvuga nk'umutoza cyangwa nk'amarangamutima njye ndi kwanariza umupira nk'ibyo mbona. Etincelle ni ikipe nkurikirana cyane sinuko mbawe ngo nuko ndi umukunzi wayo cyangwa iki ari ikipe yacu ariko n'abanyarwanda n'abanyagisenyi bose bagomba kumenya impamvu ikipe iri mu myanya mibi bakamenya icyo kibazo. Turatabaza akarere kadufashe kuri iki kibazo kiri muri ekipe Etincelle irimo ibice ndagisubiramo icyo kintu. Ni Burayi ni ahantu
ekipe igera kuri journée ya 14 ikinisha abakinnyi batandukanye buri gihe abo bakinnyi bazamenyerana biturutse ikipe ibanza akayigumana, niyo mpamvu baragize igihe cya precision, niyo mpamvu amaze gukora match nyinshi tutanga amahirwe. Ngiye mbwira uyu munsi kugeza uyu munsi ikipe iracyahindagurika, ntibarabona 11 qui bouge bahora. Jarudi ngende umutoza mfashe decision uyu munsi minduye abakinnyi sinzinzwe ndanganyije tena ndagarutse kwindi match tena ndabahinduye ko semba nkoze iki nukwiko twabivuga match ya vision muri systeme nkubwiye bakinnye uyu munsi ya kane 2-1 muri match ya vision abakaseri babiri barimo yari uwitwa Aimable n'uwitwa Bilal. Uyu munsi azanye uwitwa niba ari Shamake niba ari inde Tamake n'uwitwa Aimable. Gusa abo bantu bazamenyerana biturutse biba bigoye ishazazana abandi kugira ngo nazana baze mu kibuga biba bisaba ko ubaha umwanya. Football yose dutoza akenshi yubakirwa mu kibuga hagati nubwo bari equipe imwe, ariko nuzagira mu kibuga hagati hawe hatamenyeranye imipira buri kanya. Ngubu ngiye remplacer Makosa uwitwa Aimable amukuyemo witwa Aimable ukina hagati nubwo yageragezaga kwica baro ariko twibukiranye ko ari we muntu wanageragezaga no kuzaka. Asizemo witwa Tamake, kandi witwa Tamake yari afite na carton jaune ari gukora n'amakosa menshi kandi n'ubundi yakomeje kuzica. Donc hari risque yuko yagombaga gukora irindi kosa mu kaseri bakamuha carton Etincelle gakina ituzuye kandi Aimable no wapfaga no gukasa kina. Kuki wagira ngo sinzi kuntu tureba tujya ku kibuga tujye gusesengura umupira tugiye no kwiga, natwe barana abantu bakuru twakwigira hose turabigira iki nibi byo bari gutoza muri twebwe tubona biri gusi ibyo turi kureba biri kuzana ibintu bipfuye. No icyo nzi cyo Kakule, ibi biganiro nkora hari abayobozi bashinzwe siporo mu karere, abashinzwe urubyiruko mu karere, akarere baraza kubyumva baje kudufasha bayifatirane kare akanya Etincelle na mutoza wa mbere ifite n'uwa kabiri wasigaranye inshingano bizasaba imbaraga n'uwa kabiri wasigaranye inshingano. Ekipe iri mu dutsiko ngenda bizi neza mbihagazeho kandi aha nibyo bintu bibera nabo barabizi, sinshaka kwa mentioning utwo dutsiko twabo runaka mukinishe kandi bikaba guhera kuri abo batoza kuri abo team manager abo ngabo bose basanga umukinnyi barashaka ko bafite abakinnyi babo ngo nibo ngo runaka nazakine turabyumva nuko tuba twabicecetse ariko akarere kabimenye ko harimo udutsiko. Ekipe yakimeze nabi Etincelle nabo dushaka kigwa nibazajye kwire turuvasi gajuru neshatenye 5 ngo nibo bari gushaka amanota. Seka kure twakoze gutya tugatumira umwe mu bari muri staff ya Etincelle yaba Basu cyangwa se yaba ikibazo dufite ikibazo Kers uwo tuzatumira nazaza ngavugisha ukuri no tuzamubaza ibibazo bijyanye n'ibona muri stade azakumira kaziki oya donc azakumira kazi niko abanyarwanda tumeze ntago yaza ngakubwira ngo Etincelle ngirimo turadutsikirimo azaza kumira kazi cyuke uzi kumutumira tuzamutumire tumwumve ariko ikiza twebwe abasiseguzi turi ku ruhande hatarimo fanatisme ntago ngenye nakazi muri Etincelle sifite ubwo bushobozi. Ni umukunzi wa equipe ndi umukunzi wa equipe simubwo ngo ndafite ubushobozi bwo gutoza Etincelle ariko simfite ibyo byangwa binyemera gutoza Etincelle ariko kubyo ndeba ku bushishozi bwanjye mfite onotion ndayifite y'umupira yego yuko nasesengura ikintu ndeba urumva rero ni ibintu abatoza benshi ni Burayi bagiye batwara ama Champions League bari muri Chelsea kandi bataragira iyo capability muri document ariko barabikora. Tugabanya amaranga mutima umutoza niba ashinzwe akazi ke agakore neza agabanya amaranga mutima ari kudutsiko ngo runaka zakina ngo runaka ransuzugura nk'uwo Tamake ndi kubabwira niyo mukinnyi muri Etincelle wirira urwana n'abandi bakinnyi mu myitozo Jemba Mari yagiye kurwana na Kiza Mari ko cyari amaze imisi amuhagaritse ese ari kumuhemba kumugarura mu kibuga ibyo se nibyo bihemba kandi no hanze y'ikibuga titwara neza muri bagenzi be na vestiaire mu kibuga na vestiaire ntabwo bimeze neza. Tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Kakule wenda kugira ngo dukoreshe igihe neza Etincelle tuzagerageza kugira umuntu umwe cyangwa babiri tuvugisha muri Etincelle twikomereze. Ku munsi w'ejo hari umukino warasubitswe ugomba guhuza ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya Marine mu gikombe cy'amahoro. Umukino wa phase retour phase yarangiye Rutsiro itsinze Marine ibitego 2-1. Yego. Ejo hari umukino retour uzahuza ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya Marine. Izi kipe ejo ku isaha 9. Match zabikomeye nibishoboka tuzaba duha. Ikipe tumaze kureba iyo mikino yaba icy'amahoro y'aba champion. Ikipe zitwere ku mukino mwiza cyane kabisa. Ariko sineka ko Marine idafite abataka bayo mbonye umwami Taiba n'uwitwa Mubaraka. Marine abataka bayo babiri bakomeye bari mu kipe nationale sinzi niba Marine aricyo twayizeza sinzi wenda mu football
birahinduka ariko nzi ko azaba ari game nziza kigera cya 55% amahirwe n'undi na Rutsiro uwagutsinze naho yagiye hari abakinnyi noneho muri attacking badahari urumva ko amahirwe amaze kurekipera umukinnyi wabo Nizeyimana Jean Claude Rutsiro yamaze no kwigorana n'abafana umukinnyi mwiza bafasha ikina neza igatanga intsinzi ubwo nejo saa 9 Rutsiro na Marine muri returu igikombe cy'amahoro umukino wari wasubitswe utarabereye igihe Marine ntabwo yageze yandika isaba ko match bayisubika oya isaba ko match bayisubika kandi no muri weekend champion izakomeza Rwanda Premier League igomba gukomeza muri weekend hari amakipe atazakina ari nayo azakina ko nka Marine muri weekend ifite match n'ikipe ya Marine ifite match n'ikipe ya Bugesera ushobora kuba bazakina ku cyumweru maybe na Rutsiro ikabizasohoka kwa Gorira imikino ya nyuma irangiza fazari Tenseri yo ndakeka yari kuzakina na AS Kigali umukino wasubitswe ntabwo uzakinwa tuzagenda tubakurikirana uko byagenze byose twakwinje mu Mavubi twinjira ku ikipe y'igihugu tugiye kuri nationale kabisa yagiye gutsindirwa muri Sudan ibitego 3-2 awambye ko match warebye ama highlights ntabwo match nayikurikiranye cyane ngo ndebe cyane ariko Jimmy Mulisa hari impinduka yakoze kare sinaketse impinduka yakoze niba harabayemo imvune wenda atarabayemo imvune cyaba ari ikibazo tarabayemo imvune nabonye uwitwa Pacific yaravuyemo kare hazamo Kanamugire Roje yego nayo ndumva nabibonye neza urumva na highlight nago match yose twayirebye gusa twamenye kuko ndakeka mu babanje mu izamaremo muwawe nayo Gadi mufatira Gorira kuri kabiri ari Serumogo ari Omari wa Rayon Sport kuri gatatu Claude niyo mugabo Aki central harimo Aimable na Nige na Clement Aimable waje kuvamo nyuma hajyamo Buregi ya Prince iyo remplacement nayo nayibonyeho hari gukina umukaseri umwe yari Ngabonziza Pacifique wa mwana nakubwira gukina mu kipe ya Polisi kina kuri gatandatu imbere yari Ruboneka Jean Bosco na Muhire Kevin Rwanda rumwe ruriho Olivier Muzungu urundi Rwanda rwariho Barafinda Tuyisenga Arsene ari kuri point waje kugira match nziza ntabwo yatsinze igitego mu bitego ntabwo nakurikiranye cyane narebye iminota mike ya match iri gutangira yego narebye iminota mike yanza kureho n'iminota ya nyuma wambwiye ko ariko Amavubi yagerageje guhusha iminota ya nyuma yarahushije cyane habuze ikintu bita finishing urabona kuko Amavubi barabonaga ikintu Sudan ifite abakinnyi barebare cyane Amavubi yatangiye akina ibintu by'imipira miremire ntabwo byari kuduhira Sudan ikajya inyuzamo ntabwo yaturushije yagorushije u Rwanda ku buryo bugaragara tu icyizere ndagifite ko kuri match ya phase retour Rwanda igitego kimwe ku busa 2-1 rugomba gukomeza Skoma advantage isigaye iracyabaho igitego cyo hanze yego kimwe ku busa 2-1 muri Afrika iracyakora u Rwanda rugakomeza batitabaje penalty Amavubi Desirita nyine nira yavuyemo ibitego 3-2 bya Sudani no gutegereza match retour twari kwari kizahinduka wenda intsinzi kaboneka tukerimina Sudan tugakurikizaho kurwana nuko wenda twakuramo Kenya hanyuma ku kibazo cyari cyabaye ubona Iva razamutse atangiye guhamagara abakinnyi ageze i Kigali sinzi bibaye aragarutse bavuga ko ngo yagombaga kungiriza Jimmy Mulisa ibintu nyine bitavuzweho rumwe iby'Amavubi twe tuvuga iby'igisenyi kuko tubibona ariko n'ubundi birasa ni yakanyarwanda tu bya bindi dakanyarwanda ati ngewe ntago runaka namwungiriza ati runaka sinamwungiriza ati runaka gutyo ako nago twagakwiye kubaho gutyo oya birase nta icyambere no gushaka umuntu ashobora guharanira icyubahiro cye n'agaciro ke ariko ngewe icyo najija gusa no si ko umutoza wa mbere ari we wagombaga gushyiraho umutoza umuzungu niwe wasize uhaye Jimmy Mulisa akazi aracyari mu nshingano umuzungu se cyangwa umuzungu sinzi noze umuzungu niba yaratanze akazi urumva atari mu nshingano niba yaravuze ati ngewe umuntu unsigariye ku ruboni runaka ngo aracyari mu nshingano oya n'urucabana niba ari gutyo byagenze ubwo abantu barabyumva ntabwo twabitindaho biriya byabaye inbox kuri barabatoza ubwo nyine gutyo byagombaga kugenda tunanyomoza rero nkuru ya Kalisa Rashid ntabwo yasezeye umupira burya Kalisa Rashid ati abantu mwe muvuga itangazamakuru murambeshyira ngiye mu kwa mbere mfite ikipe kandi yanditse kuri Instagram ariko nyuma yagiye kuri BNB aravuga ati ngiye sinigeze nsezera
mu kwa mbere mfite ikipe kandi amakuru mfite Kalisa Rashid ashobora kujya mu ikipe ya Seninga yo mu gihugu cya Djibouti mu kwezi kwa mbere. Iyo makuru mfite ya Kalisa Rashid utarigeze ahagarika umupira kuri yari babaje kuba yasezera kuri iriya myaka. Rashid arakiri umukinnyi ukomeye ushobora gukina match zikomeye na national akaba yadufasha agatsinda. Wabonaga atari ibintu bisa neza, wenda agiye agira n'ibibazo by'imvune. Buriya Rashid yize kubaho umukiriya wanjye akajya ngurira telefone muri Kells Store. Umujene witonda ubona gifite imbaraga nyine no mu byo mwaganiraga wumvaga ko ari umuntu ukiri active. Nanjye byari byantunga ariko ndavuga ngo wasanga ari icyemezo wenda kijyanye na situation. Ariko niba koko ashobora kuzasohoka akajya muri Djibouti byaba ari byiza cyane. Tumwifuriza n'amahirwe masa azagera kabisa. Inkuru ya Baba Muzazi wamenye yuko yaba yarasinye AS Kigali igihe cy'amezi 6. Haruna Niyonzima nabonye bipostinga kuri Instagram ndavuga ati umusaza kabisa agomba kuyitera shampiyona y'u Rwanda. Aracyafite imbaraga ntago ari umusaza. Nyuma yuko no ni respect mbamuha nyine ni grand frère nuko Haruna Niyonzima amakuru yanjye ubwino mfite kabisa. Tubona nyuma atangiye kujya mu bana cyane abantu benshi bakikaga ko yasezeye ariko yaratrabitangaza. Haruna Niyonzima ntago yasezeye ko nabigeze umukinnyi mubi ntago yaburi icyo afasha AS Kigali ntago AS Kigali ni ikipe yabayemo inshuro zitari munsi y'imwe ebyiri. AS Kigali ikeneye umuntu muri deri nkuriya kuko kuva Haruna ayayivamo nibwo apera yaritsinze AS Kigali. Ura muri deri rero yarakenewe kwiyongera kuri bacabarara n'abantu bitwaye manini. Imbaraga z'umubiri zitakiri nyinshi cyane ariko ubwenge mu kibuga ni umukino ushobora guhoza no gufasha kumutoza bakamukoreraho amakosa n'umukino ushobora kuba ari mu kibuga byonyine izina ryo kuba arimo bikaba byapusa ikipe bakumva ko kandi rero ni umuntu ukunda intsinzi kuko umuntu umaze imyaka myinshi akina kuriya aba ari umuntu akinira ku ntego ntago bagikina byo kwishimisha abashaka nyine guprova ko agihari kandi ashoboye. Amakuru ndakeka arayo ngo twe tubafitiye mu gihugu cy'u Rwanda. Iburayiho ntitwatembera cyane. Manchester United yatsinzwe ibitego 3-0 n'ikipe ya Bournemouth niyo match yabaye ku munsi w'ejo. Ati ndakubwira ati icupa ni ryarindi inzoga ni yahindi icupa ni ryo ryahindutse. Maze mbona umwe mu bakomentata Iburayi aposting avuga ngo gutsinda Man City ntabwo ari byo bisobanuye. Ntabwo bisobanuye donc uri ikipe ikomeye still ushobora kujya kwa Bournemouth ugakubitwa 3-0. Manchester nyine icupa niryo ryahindutse naho ubundi inzoga yo yahindi ni yahindi rwose ukiyikora ni wa wundi. Gusa umutoza wa Manchester United icyo namuvugaho gitoya ntago ari umutoza mubi kuko aho yaravuye yarabigaragaje kandi n'abandi batoza bagiye baza muri Man ntago bari abatoza babi ariko umutoza ikosa yakoze ni ukwita azana filozofi nshya hagati muri shampiyona. Filozofi abakinnyi batahita bapfa kwiyumvisha wenda umwaka utaha bizaba byiza yiguriye abandi bakinnyi be bazi filozofi barafitinga muri filozofi. Ariko Manchester rwose ndabwira umuntu bita Chami Yusuf Chami rwose inzoga ni yayindi icupa niryo ritarahinduka rwose mukomeze kwihangana. Ikipe ya Arsenal yo yagiye kwa Palace ibitego 5-1. Gabriel Jesus akomeza kongera kwerekana ko ariko comeback ni nziza cyane. Ngaba Brazil ngiye bigeze mu kwa mbere muri sama ngo bumva ko bagiye kugurishwa ngo iyo bigeze mu kwa mbere ngo barakora cyane. Gabriel Jesus yatangiye kongera kugarukana forme ziwe. Ikipe ya Man City nayo ikomeje kwanga Aston Villa 2-1. Guardiola ikipe agakira no mu kwa mbere tukareba ko hari abakinnyi yazana abashya. Abakunzi ba Man City bataramenyera ibintu byo gutsindwa bihangane nyine n'ubundi bose nabi Manchester bakomeze ya Everton bafatane mu mugongo. Ya Everton ibihagaritse Chelsea. Ya Everton nakubwiraga itajya yataka position de balle ushobora kugira 80 ifite 20 cyane ikakudefanda paka iko yikinira. Niyo mpamvu itagira amanuka Everton buriya yakusanya cyane mu kunganya nta nubwo itsindwa ibitego byinshi. Kakule ndumva nagushimira rero tugasoza ikirere nago kimeze neza. Mbere yo gusoza ariko twongeye twibutsa abantu bakeneye amarangi meza ko ntandi basanga uretse kwa Janet Auto Paint ni hariya mu